Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None si uwo mutwaro waba waraje kubuturwa gute? Naje guhura n'abavuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo, akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro Ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera 2:00 kugeza 3:00 z'umugoroba. Dushimiye Imana cyane n'ubundi kuri uyu mugoroba. Irakoze cyane, irongeye dusohoreje kuba tukiri muho tugihari mu isi nanone. Idusohoreje uyu munsi kuko impamvu tubanza kuyishimira uyu munsi bidusohojeho nuko iyo akazi karangira dufite mu isi twakabaye kuba twari tugihari, twaba twagiye. Iyo Yesu agaruka ejo ntago tuba turi hano, ahubwo aba yatujyanye nyine, aba yadutwaye. Rero dushimiye Imana ko igishimye ko tugifite umurimo wivuga butumwa bwiza wo kugumya kuba abunzi b'Imana ndetse n'abantu. Yego. Rero tugarutse mu kiganiro cyiza kivuga butumwa bwiza mukunda none muri benshi, ariko natwe dukunda. Ni ikiganiro kibwira umuntu uburyo ki yajya mu ijuru, uburyo ki umuntu yakemerwa n'Imana none agihumeka, umuntu akikiranura n'Imana akaba intungane akiri mu isi, umuntu akabona ubugingo buhoraho. Iyo rero none tuvuze ko umuntu abona ubugingo buhoraho agihumeka, ni ubuzima bw'iteka, ni ubuzima bwo kuzabana n'Imana iteka ryose, kuko ubundi Imana niyo ihoraho iteka ryose. Ni nacyo cyatumye ishima kuduha nanone ku buzima bwayo, itwemerera natwe kuzabana nayo by'iteka ryose. Rero nicyo kiganiro tujemo kivuga ubutumwa bwiza nyine, kivuga ko umuntu yajya mu ijuru ku bwa Yesu nta kindi akoze, ahubwo kisobanura ko Kristo Yesu ari we wakoze byose Imana yashakaga, arangije umwemeye ukamwizera arabiguha. Rero dusuhuje bene data bose baduteze amatwi, abarigeze kunyakira amajwi zabo turabasuhuje nanone, abavandimwe bacu, abantu Imana yakijije aho bari hose impande enye z'isi turabasuhuje. Ariko tunasuhuje inshuti z'ikiganiro, abakunda kudukurikira ndetse n'uwaba agikurikiye bwa mbere, nawe turamusabira ngo nyine agume kunyakira amajwi ye, agumye atega amatwi ikiganiro, ahari Imana yamuha kuyizera nawe kuri uyu mugoroba, akararana ubugingo buhoraho rwose. Nuza kugira ikibazo tujya dutanga umurongo nawe yaza kutubaza. Njye rero tugiye kubana mu kiganiro, nitwa Nahimana Patrice, ariko sindi mu kiganiro ndi njyenyine, ndi kumwe n'abavandimwe tugiye gufatikanya ikiganiro. Nanjye ndabashuhuje mu izina rya Yesu, mwe muteze amatwi Country FM kuri uyu mugoroba 105.7, ikiganiro Ijuru ntirikorerwa, nakagaruka buri wa kane 2:00. Basuhuza rero ni Mutagatifu Salatiel Ndawiga umugabo. Imana nanjye yangiriye icyizere, nshinga umurimo wayo, imaze kunkiza urupfu rw'iteka ikoresheje Yesu Kristo, imenyesha ko umuntu yimubyaye iwaba bari mu ijuru bidasubirwaho. Ubwo ndahanicaranye iherezo ryiza sinkirisaba, ahubwo ndyibitseho. Ubwo nibitse ku iherezo ryanjye ryiza, kubera ko narihawe n'Imana kandi kabitabasha kwivuguruza, ntigina isubiza ibyo yatanze. Rero nanjye mboneyeho gusuhuza abantu bose batwumva, ari inshuti z'iki kiganiro Ijuru ntirikorerwa. Ndabizi mugikunda muri benshi, ndabizi mujya mubigaragaza ko mugikunda kandi mugikurikira. Ndabashuhuje raho muri hose, haba mu gihugu no hanze yacyo, n'abazagumya kugikurikira na nyuma, mwese turabashuje mu izina rya Yesu. Ariko ntitwanibagirwa izo ntore, ubwo turavuga abantu berejwe muri Kristo. Nguko mwene data bivuze, ntabwo twabyibagirwa, nanjye sinabyibagirwa. Tuba tuzirikanana hashingiye agaciro Imana yaduhaye mu rupfu rwa Yesu Kristo. Abantu bose bera ariko batiyejeje,
bakaba batariyejeje ahubwo barejejwe muri Yezu Kristo nk'uko ibyanditswe byera bibivuga. Bari hose ariko bakaba ari abera, babaye abera rimwe bidasubirwaho, bikaba bihagije iteka. Ubwo rero nanjye ndabashuhuje abo bantu dusangiye umurage w'ijuru kandi tugiye kubana mu kiganiro. Navuga nti rero nanjye nabakangurira kuba maso no gukurikira no gukumishaho urushinge kugira ngo dusangire iri teraniro tugiye kugirana kuri mugoroba, kandi Imana nizeye ko iraduha ibyo yadupfunyikiye kandi byiza binyura imitima yacu. Nanjye nitwa Mushinzimana Theophile kuri mikoro ya gatatu. Nanjye nahindutse umutagatifu bitewe na Kristo Yesu. Amen. N'ubutagatifu ntakoreye, ahubwo n'ubutagatifu nahawe n'Imana, ariko Yesu yaje nyine abunzaniye. Ubwo ndi hano rero kugira ngo n'ubundi burya Imana itanga ubwo butagatifu tubisangirire hamwe muri iki kiganiro. Byashoboka ko nawe wabwumva uyu munsi ukaburarana. Yego. Ntabwo ubutagatifu buzemezwa n'abantu, ahubwo bwemezwa n'Imana kubera ko wizeye Yesu. Hari igihe bijya bishoboka abantu bakemezwa ko babaye abatagatifu bitewe n'inama runaka yabaye, ariko Imana niyo yonyine ijya yemeza ko umuntu yabaye umutagatifu yimubonyeho ubutagatifu bwa Yesu. Yego. Ndumva hari turaza kubahereza n'umurongo wa nyuma mwoherezaho ubutumwa bugufiya kugira ngo dusangire ikiganiro. Ndumva ari wowe wanaheraho ugahita uboherereza, ugahita ubaha iyo nimero. Noneho hari n'ushobora kohereza message none turiho dutambutse ikiganiro kubera ibyo yumvise, wahita ari ubanza ukabaha iyo nimero batwohererezaho ama message. Iyo nimero ni 07 82 7 99 8 77. Mwayisubira mu ndacyo. Ni 07 82 7 99 8 77. Yego. Ntekereza ko message yongiye. Abayumvise mwese ni nimero yo koherezaho message, ntago ari yo guhamagara. Yo guhamagara turayizana yo kuyitanga. Yego. Rero dukomeje gushimira Imana, ihimbazwe nanone. Ikiganiro tuba rero tujemo ni ikiganiro kivuga ko ijuru ridakorerwa, ijuru ari ubuntu, ko ijuru ari impano Imana yatangiye ubuntu ibinyujije mu rupfu rwa Kristo Yesu. Nanone iyo umuntu abyumvise ahari ari ubwa mbere cyangwa se umaze n'igihe byumva ariko kumva biragutangaza kubera igihe kinini ubumaze urikorera, ariko ntago ijuru rikorerwa, ahubwo ijuru Imana yaritanze ku buntu. Impano y'Imana. Ni impano y'Imana. Paulo ari kubyandikira Abefeso avuga ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ngo ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ngo ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu ubyirata. Uko niko kuri. Ijuru rero ni impano kado Imana yatanze ibinyujije mu rupfu rwa Kristo Yesu. Twihuse reka dusome ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa, igice ni icya 10, turasoma 20 gusa, 42 na 43. Byakozwe n'intumwa igice cya 10. Wenda abaduteze amatwi hari ababa bafite Bibiliya tugendana, ufite ntagatifu ijambo ry'Imana yera nta kibazo. Ni byakozwe n'intumwa igice cya 10, 20, 42 na 43. Reka dusome duhereye muri Bibiliya yera. Yego. Abafite yera tujyane. Byakozwe n'intumwa ni ibintu intumwa zakoze igice cya 10 umurongo wa 42. Tusome mu izina rya Yesu. Adutegeka kubwiriza abantu no guhamya ko ari we Imana yategetse kuba umucamanza w'abazima n'abapfuye. Yego. Abahanuzi bose baramuhamije. Yego. Bavuga yuko umwizera wese azababarirwa ibyaha kubw'izina rye. Yego rwose. Nakwavuga. Iyo ni Bibiliya yera. Kadusome none ikindi kinyarwanda cyitwa ijambo ry'Imana. Haravuga ngo nuko adutegeka kwamamaza ibye muri rubanda no kwemeza ko ari we washyizweho n'Imana kuba umucamanza w'abazima n'abapfuye.
abahanuzi bose bahamije ibya Yesu bavuga ko kubera ububasha bwe buri wese umwizera ababarirwa ibyaha bye. Muri Bibiliya ntagatifu ho haravuga ngo nuko adutegeka kwamamaza no guhamya muri rubanda ko ari we washyizweho n'Imana kuba umucamanza w'abazima n'abapfuye. Abahanuzi bose abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo babe baragwa b'ijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kuwuturwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo, akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro Ijuru Ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba. Dushimiye Imana cyane n'ubundi kuri uyu mugoroba. Irakoze cyane, irongeye dusohoreje kuba tukiri muho tugihari mu isi nanone. Idusohoreje uyu munsi kuko impamvu tubanza kuyishimira uyu munsi bidusohojeho nuko iyo akazi karangira dufite mu isi twakabaye kuba twari tugihari, twaba twagiye. Iyo Yesu agaruka ejo ntabwo tuba turi hano, ahubwo aba yatujyanye nyine, aba yadutwaye. Rero dushimiye Imana ko igishimye ko tugifite umurimo w'ivugabutumwa bwiza wo kugumya kuba abunzi b'Imana ndetse n'abantu. Yego. Rero tugarutse mu kiganiro cyiza cy'ivugabutumwa bwiza mukunda none muri benshi, ariko natwe dukunda. Ni ikiganiro kibwira umuntu uburyo ki yajya mu ijuru, uburyo ki umuntu yakemerwa n'Imana none agihumeka, umuntu akikiranura n'Imana akaba intungane akiri mu isi, umuntu akabona ubugingo buhoraho. Iyo rero none tuvuze ko umuntu abona ubugingo buhoraho agihumeka, ni ubuzima bw'iteka, ni ubuzima bwo kuzabana n'Imana iteka ryose, kuko ubundi Imana niyo ihoraho iteka ryose. Ni nacyo cyatumye ishima kuduha nanone ku buzima bwayo, itwemera natwe kuzabana nayo by'iteka ryose. Rero nicyo kiganiro tujemo kivuga ubutumwa bwiza nyine, kivuga ko umuntu yajya mu ijuru ku bwa Yesu nta kindi akoze, ahubwo kisobanura ko Kristo Yesu ari we wakoze byose Imana yashakaga, arangije umwemeye ukamwizera arabiguha. Yego. Rero dusuhuje bene data bose baduteze amatwi, abarigeze kunyakira amajwi zabo turabasuhuje nanone, abavandimwe bacu, abantu Imana yakijije aho bari hose impande enye z'isi turabasuhuje. Ariko tunasuhuje inshuti z'ikiganiro, abakunda kudukurikira, ndetse n'uwaba agikurikiye bwa mbere nawe turamusabira ngo nyine yagume kunyakira amajwi ye, agumye atega amatwi ikiganiro, ahari Imana yamuha kuyizera nawe kuri uyu mugoroba, akararana ubugingo buhoraho rwose. Noza kugira ikibazo tujya dutanga umurongo nawe yaza kutubaza. Njye rero tugiye kubana mu kiganiro, nitwa Nahimana Patrice, ariko sindi mu kiganiro ndi njyenyine, ndi kumwe n'abavandimwe tugiye gufatikanya ikiganiro. Nanjye ndabashuhuje mu izina rya Yesu, mwe muteze amatwi Country FM kuri uyu mugoroba 105.7 ikiganiro Ijuru Ntirikorerwa, nakagaruka buri wa kane saa 2. Basuhuza rero ni mutagatifu Salatiel Ndawiga umugabo. Imana nanjye yangiriye. Bavuze ngo Imana imaze kumutegeka kwamamaza ibyo muri rubanda, ngo no kwemeza ko ari we washyizweho n'Imana kuba umucamanza w'abazima n'abapfuye.
reka mvuge ngo ahandi biravuga ngo tese umuntu nanone wakijijwe, umuntu wizeye Kristo ninde wamurega mu maso y'Imana? Ni Imana se? Ntacyo yamutwara kuko niyo yohereje Kristo mu isi, niyo yamukunze ku buryo imutangira Yesu. Ni Yesu se? Nawe niwe wamupfiriye, niwe wisizeho ibyaha bye. Yesu rero ni umucamanza w'abazima ndetse n'abapfuye. Ubwo waba ugihumeka, reka mvuge nti umuntu wapfuye adakijijwe, umuntu wapfuye atizera, ntago azatsinda urubanza rw'Imana, ntago azarutsinda. Yesu niwe mucamanza w'abazima ndetse n'abapfuye, niwe ufite ibintu byose mu biganza bye. Bavuze ngo rero Petero niwe uri kuvuga ubutumwa bwiza kwa Korneliyo, arababwira ati abahanuzi bose bahamije ibya Yesu. Ni ibiki abahanuzi bahamije kuri Yesu? Bahamije ibya Yesu, bavuga ko iyo bivuze ko abahanuzi bose bahamije ibya Yesu, biranezeza cyane, ngahita niyibukira umwe witwa Yesaya. Mu buhanuzi bwe yaravuze ngo yishyizeho intimba zacu zose, ngo ashenjagurirwa gukiranirwa kwacu, ngo ariko igihano kiduhesha amahoro kiba kuri we. Yesaya nawe yarari hahanura ibya Yesu. Abavuze ngo abahanuzi bose rero bahamije ibya Yesu. Ni ibiki abahanuzi bahamije kuri Yesu? Bahamije bavuga ko umuntu wizeye Kristo Yesu ababarirwa ibyaha bye byose mu izina rye. Uwo muntu akemerwa n'Imana, uwo muntu akagirwa intungane n'Imana kubera ko yizeye Kristo Yesu. Ubutumwa bwiza rero cyangwa inkuru nziza ivuga ko utakorera ijuru ngo urijyemo, ahubwo ivuga ko Kristo Yesu ari we wakoze byose Imana yagusabaga. Iyo mwemeye ukamwizera, ukizera ko ibyo yakoze ari wowe yabikoreraga, ngo ubabarirwe ibyaha byawe byose mu izina rye. Amen. Imana ikakugira intungane mu maso yayo, nta kindi ukoze, ari ukubera ko wizeye Kristo Yesu. Ubutumwa bwiza rero tuba tuzanye kubwira abantu, ari nabwo Petero yavuze kwa Korneliyo, nuko kujya mu ijuru bidasaba gukora, ahubwo bisaba kwizera Kristo Yesu, umuntu akaribona nk'impano ariheshejwe no kwizera Yesu rwose. Petero amaze kubivuga kwa Korneliyo, Korneliyo ari mu bantu buzuye umwuka wera. Umwuka wera yahise amanuka, Korneliyo ajya yakizwa. Ndetse n'abandi bantu batari Korneliyo biyumviye iyo nkuru, bizera Yesu, nabo bibonera umwuka wera. Baba mu isi ari intungane, baba mu isi ari abaziranenge, babiheshejwe nuko bamenye ko uwizeye Yesu ababarirwa ibyaha bye byose mu izina rye. Imana ihimbazwe. Urumva Nyagasani nakomeze guhimbazwa, kuko nk'uko ijambo ry'Imana rikomeje kubisobanura, iryo zina ryamamazwa ni rya Yesu. Yego. Yesu niwe wenyine Imana yahaye abari mu isi kugira ngo bakirizwe muri iryo zina, kuko nta rindi zina munsi y'ijuru cyangwa aho ijuru rigera, nta handi hantu babasha gukira batabonanye n'izina rya Yesu. Noneho hano basobanuye ko hejuru baba bavuze ko ngo niwe niryo ryamamazwa, ariko ngo Yesu akabikora ari kugenda akiza abo Satani yatwaje igitugu. Na bugingo n'ubu babona barahari. Yego. Impamvu Imana yamwe ituma abantu abandi ni uko izi uburyo Satani yafashe isi agatwaza abantu igitugu, akabaremerera, akabatsikamira, akabayobesha inzira ijya mu ijuru, bakaba barirundumuriye mu nzira itajya mu ijuru. Yego. Noneho icyazanye Nyagasani Yesu ni ukugira ngo nyine akiza abo bantu Satani atwaza igitugu. Ijuru ntirikorerwa. Yego. Ntabwo rikorera. Ijuru ni ubuntu. Hari abantu bajya bumva bakumva ni nk'umugani, bakumva ni nko gusetsa, bakumva ni nka blague. Oya, uko niko kuri kwavuye mu ijuru. Abantu njya mbona bikanga ngo ijuru ntirikorerwa. Ijuru ntirikorerwa, nta kintu umwana w'umuntu yakorera ijuru kugira ngo Imana irimuhe, ntacyo. Yego. Imana yashimye kuritanga nk'impano, ariko yo ntiyaritanga gutyo gusa, ahubwo yica umwana wayo kugira ngo wowe utwumva, aho watwumva uryamye, watwumva uhagaze, mwatwumva muteranye, watwumva uri wenyine, menya ngo ijuru ntirikorerwa. Nicyo kintu Imana iri kukubwira, nubyemera mu mutima nawe urahabwa imbabazi zavuye mu ijuru. Hano basobanuye ngo adutegeka kubwira abantu no guhamya ko ari we Imana yategetse kuba umucamanza w'abazima n'abapfuye.
ubwo ntimwumva ko mu rukiko rw'ikirenga rw'Imana Yesu ari we uzaca imanza. yego None se ntimwumva ko nta kindi azacisha imanza, ko azacisha imanza ibyo yakoze, wazatanga amaraso yerekane umuntu wese mu byeshora. Nasomye amagambo atangaje ngo bazabumbura igitabo kinini ngo cy'ubugingo, ngo umuntu wese utabonetse ko yanditse muri cya gitabo, wowe utwumva atega amatwi neza, icyo gitabo ni Yesu Kristo. Umuntu wese utabonetse ko yanditse muri cya gitabo kinini cy'ubugingo ngo azahita afatwa, ngo ajugunywe mu muriro utazima, ngo abajugunywe Gehinomu, ahantu bazababarizwa iteka ku manywa na nijoro. Azaba ajugunywe kubera iki? Kuko atabonetse muri cya gitabo kinini cy'ubugingo. Icyo gitabo kinini cy'ubugingo ni Yesu Kristo. Icyo gitabo niyo mpamvu turi kumwamamaza kugira ngo mwemere ube wanditswe. Ubwo kwemera Yesu nk'uko uriya murongo twarangirijeho bivuga, bingana kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Yanumva abantu bamwe baririmba ngo barashaka gusobanukirwa niba banditse mu gitabo cy'ubugingo, kandi bakavuga ko iyo ndirimbo ari ubutumwa bajyanye. Ubugingo ni Yesu Kristo. Kwandikwa ni ukumwizera ukabugiye muri we. Kujya muri we bingana kubona ubugingo buhoro, bingana kutarimbuka, bingana gutsinda urubanza. Hano bavuze ngo niwe uzaca urwo rubanza. yego Yesu niwe uzaca urubanza rw'abazima n'abapfuye. Nibavuga abazima n'abapfuye, ngiye ntabwo mbyumva muri ubu buryo tujya gushyinguramo abantu. Oya, Bibiliya ivuga ko twese twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, none ngo twazuwe n'ubuntu bwayo. Nuko ngira tuzura, niko mu Efeso havuga mu bice 2, ngira tuzura itujyana mu ijuru mu buryo bw'umwuga. None rero ubwo nukuvuga ngo umuntu wese utarumva, utaragirwa intungane n'Imana aracyari mu rupfu. Niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko urwo rupfu n'ubundi abo bantu barimo mu by'ukuri, reka mvuge ngo baramutse barangije ubuzima bwabo mu isi batizeye Yesu, baguye mu rupfu rwa kabiri. Baba bapfuye kabiri. Baba bapfuye rimwe iri tureba ryo gushyingura umuntu, ariko bakaba banapfuye kabiri kuko batandukanye n'Imana. None n'ubundi nabo ni Yesu uzabacira urubanza, kuko azagaragara ku mwisho w'ibihe avuga ati singibi ibiganza. Tureba ko bateye imisumari mu biganza ndi kuzira ibyaha byawe. Tureba urubavu ko harimo igisebe, ko nari nakwishyuriye, ko namenye n'amaraso. Kubera iki nagutumyeho n'abantu bikanyura no kuri radio nayo ukanayumva ukaba waranze kubyemera. Naho rero abera umucamanza w'abazima n'abapfuye. Ubwo ku bantu bapfuye nyine batizeye, ubwo bapfuye nyine kabiri. Ubwo n'ubundi ntaho kindi kizabacira urubanza, iri jambo ry'Imana niryo rizabashyira mu rubanza. Ariko nyabone wowe utwumva utari wapfa ugihumeka, riraguhenda. Hano bavuze kuri 23 ngo abahanuzi bose baramuhamije, bavuga yuko umwizera wese ntabwo ari ukora, ntabwo ari usenga, si uririmba, si ukora bya bindi uri kwibwira. Umwizera wese azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Umva ikintu cyo gitera kubabarirwa ibyaha. Kwizera Yesu Kristo bituma umuntu ababarirwa ibyaha mu izina rye. Petero na Yohana bigeze bakiza ikirema imbere y'urusengero cyasabirizaga abatambuka. Abantu ngo batangira gutumbira Petero na Yohana, ariko barababwira ati muratureba se nitwe? Ni ukwizera ahawe n'uwo. None nashaka kugaruka ko kantu kitwa kwizera. Kwizera nibyo bituma umuntu ababarirwa ibyaha mu izina rya Yesu. Ntabwo umuntu ababarirwa ibyaha kubera ko bivuze mu mazina. Nyabune wowe utwumva, mubyeyi, mu mama, mu papa, rubyiruko utwumva, musaza, mukecuru, wowe ugira ngo uzajyanwa mu ijuru nuko uvuga ibyaha amazina mu gitondo na nimugoroba, ntabwo iyo nzira ijya mu ijuru. Iyo nzira ntabwo ikura umuntu w'ibyaha. Iyo nzira ntabwo yakugira umuziranenge. Iyo nzira ntiyaguha iherezo ryiza. Iyo nzira ntabwo izaguha ubutungane mu mutima. N'ikimenyimenyi umutima uzahora ukurega kuri umunyabyaha. Umutima uhora ukubwira ko uri umwanzi w'Imana, kandi ko udashobora kuzabonana n'Imana kubera ko ufite urubanza rwo kutiyunze nayo. Hano rero batubwiye ko abantu biyunze n'Imana binyuriye mu kuyizera. Wowe utwumva, wavukanye icyaha, uvukura umwanzi w'Imana, ugeze ku isi ukora n'ibindi. Icyagukiza ubwo buretwa, icyagukiza ubwo buzima Satani agutwaje mu gitugu, nuko wakizera Yesu Kristo. Kuko ngo Satani atwaje abantu igitugu, ariko ngo Yesu icyo yabonekeye ngo nukugira ngo amareho imirimo mibi yose ya Satani. Nanone atuma abantu kubwira iyo nkuru nziza. Nicyo cyatumye twicara ku izi mikoro kugira ngo tugusangishe ijwi aho ngaho uryamye, tugusangisha ijwi aho ngaho uri, yuko Imana yakubabariye, kwikwiye kubyizera. Kubyizera kwawe
bingana kubabarirwa ibyaha. Kubyizera kwawe bingana kubona iherezo ryiza. Kubyizera kwawe bingana kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Kubyizera kwawe bingana kuryamana ijuru kandi ukaburibonye rimwe bikabihagije iteka ryose. Imana ihimbazwe. bihimbarizwe cyane kuko hari igihe umuntu atekereza ati ibi ngibi bireba bamwe, hari n'abo bitareba. Ni kera umuntu hari igihe yatekerezaga ati ubwo ngewe nabatijwe ubwo ndi umukirisitu, Reka agatekereza ko umupagani ari udafite idini abarurwamo. Ariko hano byagaragaje yuko ngo kwari ukujya ngo guhamiriza ngo rubanda. Yego. Rubanda ubwo ni umuntu wese hadashingiye ku idini asengeramo, imyemerere afite, ahubwo rubanda umuntu wese akeneye kumva no gusobanukirwa uw'Imana yashyiriyeho abantu guherwamo imbabazi. Amen. Uw'Imana yahaye ububasha bwo kuza kuzura abapfuye bishwe nuko ari abanyabyaha bagahabwa ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu Yesu yaje arahamya ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Nta wajya mu ijuru, nta wajya kwa Data atari ngewe umujyanyeyo. Ubwo ni ukuvuga ngo ubu ni ubutumwa bukwiriye umuntu uwo ari we wese, bitewe n'uko abantu bose bakoze ibyaha. Yego. Kandi byagaragaye yuko kubabarirwa ibyaha binyura mu izina rya Yesu. Yego. Ntabwo binyura mu kubivuga nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, ntibinyura mu kuva mu idini rimwe ukajya mu rindi, ntibinyura mu kurambikwa ibiganza, ntibinyura mu kwigengesera, ahubwo rubanda bose bakwiye gutangarizwa yuko uw'Imana yashyizeho kugira ngo abe umucamanza. Yesu ga niwe wagaragaye ari umucamanza abatsinzwe n'urubanza rw'icyaha bose. Ubwo bahamijwe ubunyabyaha bwabo mu gihe byagaragaraga ko nta n'umwe wari ufite ubutungane nk'ubwa Yesu. Yego rwose. Yesu agaragaje ubutungane bwe, abantu bose bagaragara batsinzwe n'urubanza kuko nta n'umwe wigeze ashyika ku gutungana nko kwa Yesu. Niyo mpamvu ari we wenyine Imana yaje gucisha urubanza, ariko aba ari nawe igena kugira ngo abatsinzwe n'urubanza bakizwe nawe. Bikumvikana rero ubwo ari we wari ugaragaye yemewe n'Imana, na niwe wari ufite igikorwa yakorera abanyabyaha maze Imana ikemera. Yego. Icyo gikorwa yakorera abanyabyaha nuko urubanza abanyabyaha bari bakwiriye Kristo Yesu yarwishyizeho, maze ubutungane Imana yemeraga Kristo yari afite abuhereza abantu. Uwo yahaye ubwo butungane rero ntabwo Imana yamuhakana. Nibyo. Niyo mpamvu byahamijwe yuko ngo n'abahanuzi bose ngo bemeje yuko ngo umwemera wese azaronka imbabazi z'ibyaha. Ubwo guhera mu itangira abahanuzi bose nibyo bavugaga. Bose. Bose. Niyo mpamvu na mbere hose wabonaga bakoresha ibintu by'ibitambo, kubaga amatungo, gusiga amaraso ahantu, ibintu by'ibyo. Ariko ngo ibyo byose ngo byari igishushanyo. Amen. Icyukuri cyari kibitswe ni Kristo Yesu wagomba kugaragara no mubiri we. Uwo nguwo rero ngo yagaragajwe mu minsi y'imperuka ngo ubwacu. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza bwamamazwa none kugira ngo nawe ubwumve umenye yuko ari muri we. Ikindi muvandimwe nakongeraho nuko hirya y'ubu butumwa nta bundi buhari. Nta bundi buhari. Ubwo igihari no gucirwa urubanza nk'uko ijambo ry'Imana ryabivuze. Nta bundi buhari. Kristo Yesu niwe wenyine wahindutse umuhuza w'abantu n'Imana. Niyo mpamvu byagaragaye yuko ngo imbabazi z'ibyaha biheshwa no kwizera Kristo Yesu. Amen. Imana ishimwe cyane. Muvandimwe ari havuga nyine ku muntu iyo yizeye Kristo Yesu, hano twasomye ko ababarirwa ibyaha byose mu izina rye, ariko akanahabwa uburenganzira bw'uko izina rye rihita rijya mu gitabo cy'ubugingo rikandikwamo. Nanone abantu benshi batekereza ko igitabo cy'ubugingo ari nk'ikayi Imana igira registre, ndetse aho baba bamwe bakanababeshya kubabwira ngo ubwo ukoze icyaha yagusiba, ikazongera ikakwandika, ikazongera igasiba. Ibyo nakarindagiza ntago ari byo, biterwa no kudasobanukirwa igitabo cy'ubugingo nanone icyo ari cyo. Yesu rero ari kubisobanura, yaravuze ngo niwe nzira, akaba ukuri, akaba n'ubugingo. Ngo nta n'umuntu uzajya ku Mana atari we umujyanye. Bishatse kuvuga ngo ubwo nta yindi nzira ihari n'imwe igera mu ijuru kiretse inyura kuri Yesu. Iyo rero wizeye Kristo ubabarwa ibyaha byawe byose mu izina rye, ariko izina rikanandikwa muri we.
igitabo cy'ubugingo kizabumburwa niwe. Ni nawe uryandika. Ubwo uwizina Pawulo ari kubyandikira Abaroma yaravuze ngo nuko rero ngo abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho. Ugera muri Kristo Yesu rero iyo mwizeye ukabarwa ibyaha byawe byose mu izina rye. Yego. Imana ihimbazwe. Ndabona dusatira iminota yo gusangira n'abatwumva ikiganiro kugira ngo ufite ikibazo kibaze, ufite inyunganizi, hari abatagatifujwe badukurikiye nawe yatanga iyo nyunganizi, ariko ku bantu bahamagara nyabuneka baze kurasa ku ntego y'ibyo twaganire ntibajye inyuma yabyo. Navuga nti rero reka tubibutse message wenda niba hari message zaje abarizo duheraho. Bagaragaraga bishimiye ikiganiro. Umwe yavuze ngo ndabakunda cyane, ngiyabe icyo kiganiro cyahoraga ni Ndorimana. Ni Ndorimana Jean d'Amour. Indi ubundi butumwa bwabonetse nubwo yavuze ngo mwiriwe, ni Serije ndi hano ku Rwahi, nkunda icyo kiganiro ariko ntabwo nemera ibyo muvuga. Nibyo nawe tumushimiye Imana nta kibwo gikunda ugatabyemera ajya kumatega amatwi. Bure araza no kuduhamagara tubwira ibyo atemera ariko nawe ashingire ku ijambo ry'Imana. Wenda twabibutse nomero niba nta zindi message. Reka tubaho umurongo wenda baduhamagare n'abohereza message barakomeza nta kibazo. Inimero muduhamagaraho iya MTN ni 0782 44 21 25 0782 44 21 25. Abakoresha Airtel ikorana na Tigo nta kibazo 0783 83 05 0783 83 ariko iyo Serije nawe yemerewe kutugaragariza ibyo yemera byamuhesha kujya mu ijuru. Ubwo anaduhamagaye nta kibazo nawe biremewe. Ubwo atemera ibi atubwira ibindi yemera. Ariko ashingiye ku ijambo ry'Imana. Allo? Turakumva. Urinde uherereye he? Nitwa Jacques ndi mu Bushenge. Yego Jacques. Ikiganiro cyanyu nacyumvise. Muriho muravuga ko muri Yesu iyo umuntu yizeye Yesu aho abonye ubugingo buhoraho bwose, kandi ni nako bimeze. Ariko kwizera nanone nako mujye mu gutsindagira mu kuvuge uko ariko kuko na Yesu yiza avuga ngo hari ukwizera n'abadayimoni bagira. Yego. Iko kundi kutagira imirimo. Yego. Abantu bashaka kugira kwizera nk'uko nguko nabo mujye mu gutsindagira nyine mu kumenyesha n'abantu. Tutarajya ku bandi se wowe ufite ukuhe? Yo kwizera afite. Yego. Nizera yuko Yesu yadupfiriye. Yadupfiriye. Yego. Wowe se ubwo muba yapfiriye urimo? Ndimo n'ukuri. Wivugira abandi rero tubwira ibyo yagukoreye wowe. Nibyo mvuga. Ariko twese tubereyeho kugirana inama no kungurana ibitekerezo mu ijambo ry'Imana. Ariko none turashaka kutubwira ibigiringiro biri mu mutima wawe, ntuvugira abandi. Tubwire wowe wizera iki? Hanakurikije ko hano hari uwatwandikiye ko ngo ubwe yagiye Jacques we yaravuze ati kwizera kw'abadayimoni. Nenda nabaretse kudufatira undi tumaze tunasobanura kwizera kw'abadayimoni. Jacques rero n'abandi batwumva bameze nka Jacques ni ukwizera nyine kongerwaho n'imirimo. Iyo wizeye ukongeraho imirimo yawe ubugize kwizera kw'abadayimoni. Kuko uko kwizera ndi kwakujyana mu ijuru urasabwa kugira kwizera nta mirimo yawe ijemo. Kuko ye bibaye imirimo no kwizera ni ibintu bibiri bitandukanye. Kwizera kunyako kuri originali kwavuzwe n'Imana ko hamwe n'ijambo ry'Imana ni ukwizera ibyo Yesu yakoze wowe ibyawe bitarimo. Kwizera igikorwa Yesu yakoze ni hano bavuze ngo niwe mucamanza w'abazima n'abapfuye. Ni Imana yashyizeho donc niwe watsindiye isoko ryo kukwambutsa ukagera ku Mana. Mwene data aramaze gusoma ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. None uko kwizera rero niko konyine kuzuye Imana ishaka kunavugwa n'ibyanditswe. Ni ukwizera ko urupfu Yesu yapfuye, ni ukwizera ko igikorwa Yesu yakoze kingana neza kukwinjiza mu ijuru ubyemeye bikakubarwaho. Urumva utabyemeye ntubibona. Iyo ushyizemo imirimo yawe ububyishe sibyo. Jacques nanone ntekereza ko akiri no kutwumva cyane. Waruvuze ko tugutandukanyiriza kwizera kubiri, kwizera n'abadayimoni bagira ariko no kwizera guhura n'ijambo ry'Imana. Uri kubivuga uvuze ko
ngo kwizera nyine kudafite imirimo ko kuba gupfuye, ni nako Yakobo yabyanditse. Iyo rero uvuga kugira kwizera uzajya gushakira imirimo yo kukuzuza, ugira kwizera gupfuye kutagira imirimo. kuko ugira kwizera kutagira imirimo nicyo gituma ushaka imirimo kugira ngo kuzuze, kugira ngo wuzuze kwizera kwawe gupfuye kutagira imirimo. Twe rero kwizera turi kuvuga ni ukwizera gufatanye n'imirimo ariko itari y'umuntu. arega haravuga ngo kwizera kutagira ntago ari imirimo yawe, ni ukwizera kugira kwifitiye imirimo. Imirimo yo kwizera ni imirimo ni imirimo iba mu kwizera. Mujye munumva ikinyarwanda neza. Kwizera kutagira ntago ari imirimo ya Jacques, yego rwose, ahubwo ni imirimo yo kwizera. Kwizera kutagira imirimo natwe twemera ko kuba gupfuye. Ahubwo kwizera turi kuvuga ni ukwizera gufatanye n'imirimo. Urugero namuhari umufasha kubyumva. Kera irambere ritaragwira twajyaga twandikirana mu mabahasha, ibahasha ikaza ariko irimo urupapuro imbere. Noneho ubutumwa bukaba kuri rwa rupapuro imbere, noneho ibahasha ikaba yanditseho izina ryawe we bayizaniye. Noneho rero nuko kwizera wowe wakira kwizera kwibi turi kukubwira, noneho uyu maze kukwakira muri ko niho hashemwe imirimo. Yego, ntabwo ari ukwizera ngo wowe ujye kugushakira imirimo ukongeraho. Ubwo wabuteranije na Yesu kugira ngo wowe ujye mu ijuru. kandi ikindi iyo mirimo banavuga igikorwa cyose cy'umuntu ni icyaha ku Mana. Cyaba icyo yita cyiza cyangwa icyo yita. Iyo uvuze umurimo cyangwa imirimo uba uvuze imirimo Imana yashima, kandi akaba ari imirimo yawe. Yego, imirimo Imana yashima rero ni Yesu ujya uyikora wenyine. Iyo wizeye Yesu araza akaba muri wowe, ubundi akazanana n'imirimo ye, naho iyawe Imana ntiyayemera. Namusubirisha umurongo uba mu byanditswe mu ba Efeso 2:10. Aravuga ngo ku 8 baravuga ngo twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ngo ntibyavuye kuri twe, ngo ahubwo ni impano y'Imana. No ku murongo w'10 aravuga ngo ntibyavuye no ku mirimo yacu, kugira ngo atagira umuntu wirarira. Ahandi tubyuzurishe Bibiliya mu Efeso avuga ngo turi abantu Imana yaremye bundi bushya, ngo ariko ituremera imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yateguye kera ngo tuyigenderemo. Si imirimo y'abantu. Ubwo nimba hari imirimo ujya gukora atari Imana yaremye, ubwo ufite kwizera gupfuye rwose ko abadayimoni, kandi iyo mirimo ni icyaha uri gukorera Imana. Yego, nimba hari ndaboneka wenda twagumye tukabakira. Allo, mwiriwe neza. Emmanuel, mama turashima Imana kandi nje kubashima cyane, n'ubundi mbona mbashima ni wa muvandimwe wacu Rubavu twageze. Emmanuel Rubavu muri aho? Turaho rwose, tubumva tubakomeye. Yesu ashimwe. Rubavu makuru yanyu cyane burundu rwose, ahimbazwe burundu. Hari abantu se b'intungane baje kuboneka i Rubavu? Intungane bafite ubutungane nk'ubwa Yesu? Abenshi barabufite ariko ntabwo babwemera, kuko ntabwo bazi kunduka Imana igira abandi intungane. Utari wabumva wowe wese bacari murungabangabo ngugo nanje nahozemo. Wowe wamaze kwakira ubutungane Imana itanga? Cyane narabwakiye cyane rwose, niyo mpamvu mbakurikirana cyane, nahuye n'abavuga butumwa benshi cyane. Ariko mwebwe mwaranyuze ku buryo buhagije. Harya manwe ongera ubwira abatwumva uburyo wabonye ubwo butungane. Ukunda uko nabubonye mu ncamake nk'iminota 2, wabaye intungane gute ku buryo ufite ubutungane nk'ubwa Yesu 100% butandura? Uko namwemeye akamba ubushobozi bwo kwitirirwa izina rye, mbona ubwo butungane mbukuye aho ngaho kumwemera kunje mu mutima wanje. Niho nabukuye ubwo butungane. Ubu se iherezo ryiza ntukirisaba? Iherezo ryiza narisaba gute narihawe? Ku muntu kasaba gice atari yahabwa ico wahawe wakongera kugisaba gute? Wabwira iki se abantu bajya gusenga basaba iherezo ryiza? Abantu ni kwa kundi ko bitewe yuko na yamwe utayafite yo kubona ijuru, harebwa bamubwira ati tanga ico ufite cyose Mana igwereza umugisha, n'inzu yakayisimbukamo akaba yaje no gukodesha cyangwa akaja kurara mu migondero, kugira ngo ijira ribone n'uwari uziritse agatungo bakakamuryaho ndabaza abantu benshi. Ndetse n'uwari ufite matera nawe akayitanga ngo yereje abakozi b'Imana ngo arebe umuvumo ngo bagiye kuyivumura.
ngo kugira ngo azabone ijuru ubwo ugasanga abantu bari kubakoresha ibintu rwose by'agahato kandi jirabibundu amaraso ga Yesu gaje kutumenekera kugira ngo turibonere ku bundu nda nicyo twasizeho hano kuri iyi si kugira ngo Yesu aze ahangaha kandi n'abakoranye n'Imana bose hari ba Petero ba Elisa bagendaga banje ibiguzi by'amafaranga ariko ababo n'ubu ugasanga bari kugaca abantu bitewe yuko bashonje ryaje ugasanga bari kuyatanga ibintu ngibyo bagiye barahura ngamwe abavuga butumwa ubwo nje nakumva yuko mwayujura abantu benshi ariko bitewe n'inyota baba bafite ubyumva yuko natwe tubyemera dutinze ariko kuri ngo ugushira mu ngo no gukabira muziko kukazanigaragaza. None Manuel we ukora iki kugira ngo ako gakiza ukagumane katagucika? Ikintu congora kugira ngo katazagucika nuko gamba ngo burya njanye n'umuntu aho ngahi Rusizi bitewe yuko ndari nahagera agiye nanje nagenda yakwicara nanje ngicara yahaguruka nanje ngahaguruka kuko nde ateshutwe ngagiye akagenda nje ngasigara ukumva nayoba ahagaze nabwo ngagenda nayoba nicaye agakomeza nanje nayoba niyo mpamvu Yesu nzagumana nawe ibyo akoze byose nanje nzabikora kugira ngo ako gakiza nzakagumane ndazagata kuko na shitani nayo kuko njaka kandi nkaba ndumva yuko ndayikorera. Sawa rero turagushimiye kuba udukurikirana cyane ngamwe kuko abapapa benshi buno bari ku makondwara baragera n'iwabo bagateza umutekano mukeya mu mago gabo ugasanga n'abana bari kubihisha ariko ngatwe mwamutubwiriza ubutumwa bwabukwira isi yose ndabashimiye cyane kwijana. Sawa rero ujye ukurikira ikiganiro katwakira abantu ndagikurikiraga cyane buri kuwa kane ahubwo nakumva yuko mwazaza no kuri radio yacu natwe mukazatubwira ujye ushishikariza n'abandi birubavu kumva iki kiganiro cyane nari gikongoro ndabahamagara gati muje muracuranga kanji gesemu bitewe ko hegereye za Rusizi. Sawa murakoze. Manuel warakarinda ngo katazamucika ariko wenda ajya gumya atega amatwi azagera ubwo asobanukirwa uburyo Imana igatanga rimwe. Allo 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 yego mbere nderereye he ni Jacques ugarutse. Yego Jean ari sobanura numvise kwizera y'umuntu yizeye aba kiyoborwa na kamere. Yego aba ari kuyoborwa na mwuka. Kugira ngo n'abantu babyumve. Utarabwira abantu ibyo ahubwo banza utubwire ukwizera original wakumvishe ko nta mirimo y'umuntu izamo. Nta murimo y'umuntu izamo nabyumvise. None uko kwizera se uragufite? Yongeye aragiye rero Jacques n'ubundi ubyumve uracyariho ndiho neza. Uko kwizera ni Imana igutanga ntabwo ari imirimo yawe. Ndonko Yesu yarakoze akora ibyo wowe wananiwe yuzuza amanota wowe wabuze. None ari amanota yujuje nicyo cyatumye atsindira rero yasoko nyine ryo kwambutsa abantu akabageza mu ijuru. Noneho bisaba ngo wakira ayo manota yakoreye wowe ibyawe bikuremo nta cyawe na kimwe kirimo ntushyiremo n'igice ntushyiremo n'inota rimwe ryawe ukuremo ibyawe byose bishiremo wakire birote yiwe aguhaye yakoreye yujuje. Noneho kuyakira kwawe bituma Imana ihita ubona ubaye nka Yesu ukwireba Yesu niko ihita ikureba ikavuga ati uyu nabaye intungane kandi nta cyaha afite kuko Yesu nta cyaha yari afite. Igahera kihamya kubaye umwana. Noneho Imana igahita ihamya kubaye umwana kubwo kukurebera mu ubwo butungane ufite bw'umwana wayo. Icyo gihe rero ibyo muvuga ndabyumva neza rwose. Yego. Icyo gihe rero nta mirimo ya kamere n'imwe ibikindangwaho. Oya kamere yawe ukifite wowe kubera ko impamvu ugifite kamere yawe nta muntu wagira kwizera. Banza wumve tega amatwi wumve kamere ibigihari. Banza utega amatwi wumve umva ko mu Bagalatiya havuga ibice bitanu. Haravuga ngo ndavuga ngo muyoborwe na tega amatwi wumve mushuti ndakumva neza. Haravuga ngo ndavuga ngo muyoborwe na mwuka nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Yego. Ubwo se ndumva bihari
none wabyawe n'Imana, Imana iri kumwibutsa ko ayiha uburenganzira ikamuyobora kugira ngo kamere idakorera muri we. Yego. Ariko banza wumve uburyo ubarwaho ubutungane kandi ufite na kamere. Ariko idakora. Uretse kureba ibyo ikora n'ibyo itari bukore, banza wumve ibyo ubarwaho. Kuko ibyo yakoze birahagije kuba byaraguciriye hite. Kuba uyifite nubwo itakora n'ubundi wajya mu muriro, ahubwo icy'Imana gukiriza umuriro nuko wemera kubarwaho ibyo iri kuguha. Noneho umuntu yagira mwuka akagira na kamere, yayoborwa na mwuka akayoborwa na kamere. Oya, ntabwo ariko turi kuvuga. Ahubwo wagira byombi turi kujyana. Ukayoborwa na kimwe muri byo. Ndabyemera. Noneho rero banza umva ikijyana umuntu mu ijuru. Umuntu ufite kwizera nk'uko nguko ayoborwa na mwuka, ayoborwa na kamere. Ikibazo nuko utarizera. Uri kwinjira mu mikorere kandi utaranizera. Banza wumva uburyo ubarwaho biguhesha kwinjira mu ijuru ukaba umwana w'Imana. Kwizera kumva no kujyana n'imirimo ya mwuka. Oya, ntabwo ari byo. Nicyo kwizera ntabwo urakimenya. None se imirimo ya mwuka ntiwumva ko umwuka atari wowe? Imirimo ya mwuka ntabwo ari imirimo ya Jacques. Kandi mwuka uzamuhabwa wizeye. Kandi ntabwo urizera. None se ubwo uraza kumenya imirimo ya mwuka gute utarizera? Imbuto ya mwuka. Ntabwo ari imbuto ya Jacques rero. Urumva se ko ari umwuka? Imana ni umwuka. Ariko Jacques wizeye. Oya, Jacques navemo. Bavuze imbuto ya mwuka ntabwo ari ya Jacques. Noneho iyo bavuze imbuto ya mwuka rero irajya muri inde? Banza wumve. Irajya muri Jacques. Banza wumve. Wari uvuze ngo Jacques wizeye se? Yego, nizeye. Nona ndi kuvuga nsanzwe nizera. Wizeye ryari? Nizeye 2008. Nta byaha wakoze nyuma? Ibyaha Imana yarabimbabariye. Icyo nakoze Imana yarabimbabariye. None se ubwo yabikubabariye ryari ko ahubwo kwizera ari ukumenya ko wababariwe ibyaha? Nyine yarabimbabariye nibyo ndi kukubwira. None se ntiwumva nyine yuko kuba wowe uvuga ko wizera ariko ukaba ukora ibyaha ari ikimenyetso cy'uko utizeye? Kuko ukora ibyaha n'uwa Satani. Kuko umwana w'Imana ntakora icyaha. Wari ukwiye kumenya gukiranuka Imana iha umuntu, gukiranuka k'umuntu kutagiyemo. Kuko gukiranuka k'umuntu ni umwanda mu maso y'Imana. Muri Yesaya haravuga ngo ibyo twakiranutse n'ubushwambagara bwuzuye ibizinga. Ibyo wowe wakiranuka ntibyakugeza ku Mana, birasaba ngo wakire gukiranuka yiguha ikwemere ubu ugiye wanizera. Ntabwo urizera kuko uracyafite gukiranuka ko mu mirimo yawe, ko mu ngeso zawe. Uko rundi kwakujyana mu ijuru. Kandi niyo mpamvu ariko gumya no kurwanira imirimo. Ngane mumfashe mumbwire. Yego. Dore Imana yo yavuze ko uburyo igira umuntu umukiranutsi. Reka mbaze nsoze ikibazo kujya mu muntu ko mu nsubiza. Umuntu wagenda avuga ngo narizeye. Yego. Ariko akaba gisambana. Yego. Akaba kiroga. Yego. Bene ko kwizera mu kuvuga hi. None se ni kumeze? Rega radio kumvwa n'abantu benshi. None uri kubwiriza abandi se utarizera? Ariko wenda reka tumufashe ku kibazo cyawe twanacyumvise. Uwo muntu ntabwo aba yarizeye Kristo Yezu, uwo muntu aba ari umunyabyaha. Niko umwanditsi w'inzandiko za hano yavuze ngo Yezu si umugabura w'ibyaha. Kugira ngo wenda ujye wabaza ikibazo cyawe neza, uwo muntu uvuze ugenda avuga ko yizeye, hanyuma n'ubundi akirwa akora ibyaha, uwo muntu aba ari umunyabyaha, aba abeshya. Agasambana, ntaruhuke isabato. Yego. Aba ari umunyabyaha. Nukuri pe. Kimwe n'undi muntu nawe udasambana. Sibyo Jean? Ariko akubahiriza isabato. Nawe ni umunyabyaha. Ariko akishingikiriza nawe ku mirimo ye myiza ko ari izamujyana mu ijuru. Nawe ni umunyabyaha. Uwo muntu nawe ni umunyabyaha, azabana n'uwo twavuze mbere mu muriro. Noneho ukenewe n'inde sasa? Nicyo unakeneye kandi. Ukenewe rero ni umuntu
ni umuntu wivuyeho cyangwa ni umuntu wabuze yego wowe ukavamo utiyishingikirijeho ibyiza byawe ntiwumve ko unahakanywe kubera ibibi byinshi wakoze ahubwo ukamenya ko kuba uri umuntu guhera muri kavukire yawe ko wavutse uri uwanduye ubwo wavutse uri uwanduye akaba ari ikibazo utabasha gukosora akaba ari ububi utabasha kwihana utabasha no kwikiza biba bisanga uwemere yuko wowe uciriweho iteka noneho uko gucirwaho iteka ugusangiye n'uwubahiriza iyo sabato n'ukora imirimo myiza yose n'usambana n'uwicara n'ukora ibiki byose ubisangiye nawe kuko ibyanditswe biravuga ngo ntawe ukiranuka n'umwe ngo kuko abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Niyo mpamvu ngo yashatse guhindura abantu intungane ngo ibibahereye ubusa ariko ikoresheje kubara ubutungane bwa Yesu kuri wowe utarigeze utungana. Ubwo rero ubutungane bwa Yesu bukubarwaho iyo wemeye yuko ubunyabyaha bwawe bwamubazweho agapfurupfu wagombaga gupfa. Yewe mwabagabo ngo murakoze. Wenda tuzaye turushaho kuganira. Uza kuduha nomero uza kuduhamagara tuvuye muri studio tujye gutanga nimero tujye tuganira atari muri studio atari tuvuye muri studio ku ma telefone yacu. Yego reka ndeke nabandi bavuge. Tanga umurongo twumve nabandi minota yagiye ariko uze kutukurikira ufate nomero. Boze no kugaruka ku kantu kavuga bw'Imana batwaranirwa. Nta kibazo tuzagumya kubivugana. Afite umwete mwishi. Uyu muntu baza gutya bari na mwiza kuko kubaza nanone bitera kumenya. Nanone dutangira umurongo kugira ngo ufite icyo atumva tubaze. Jacques tumushimiye Imana katwakira undi. Allo? Oui. Neza. Mwiriwe. Ni Ivona ndiko Kadashya. Yego Ivona. Ihutishe ikibazo minota yagiye. Yego. Ndakucyumva cyane ariko ngewe hari numva tudahuzaho. Yego. Ko mpamvu kutubwira ngo ijuru ntabwo rikorerwa ngo twarangije kurihabwa kubera ko Yesu Kristo yatumye amaraso kugira ngo ducungurwe. Yego. Ariko Bibiliya yo ikabivuga yuko ubwami bw'Imana butwaranirwa intwane zibugishamo imbaraga. Yego. None ni gute nshobora kwizera yuko narangije kubona ijuru ko Yesu Kristo yameneye amaraso. Wenda ndabyemera yuko yamenye amaraso ku bwanjye kugira ngo ncungurwe. Ibyaha byanjye yarabyitangiye. Yarabyitangiye. Ariko ngewe icyo ntemera neza nuko mutubwira ngo nta murimo n'umwe ushobora gukora kugira ngo tuzabone ijuru. Reka tuhere ku icyo wemera wowe. Wemera ko ibyaha byawe Yesu yabipfire kugira ngo Ivona azajye hehe? Azajye mu ijuru. None icyo gikorwa Yesu yarakirangije? Yarapfuye. Arakirangiza. Icyo gihe oya ntabwo navuga wenda yarapfuye ku byanjye ariko ngiye byibura navuga yuko aho ngeze yaranyitangiye. Nyine tujyane gakeya genda gahoro. Igikorwa tuhere ku ibyo wowe wemera ibyo wemera ku Mana. Igikorwa Yesu yakoze agupfira kugira ngo Ivona azajye mu ijuru Yesu yarakirangije? Yarakirangije. Ngenda hamya ko yabirangije ahubwo aho bigeze ninge ukuye kurwana urugamba. Buretse we kujyamo tubanze turangize ibya Yesu. Niba yararangije igikorwa se cyo gucungura kugira ngo wowe uzajye mu ijuru kandi akagikora neza, ugira ngo niba yarakirangije Ivona nyine ntiyahawe ijuru? Oyange ntabwo nemera ko nari hawe. Ubwo yaragicugitse rero cyangwa yagikoze provisoire kugira ngo wowe uzagira ibindi wuzuza. Yego. Yarancunguye. Niba yaragucunguye se nawe uzapfa kandi hari wapfuye mu mwanya wawe. Noneho ngiye ikintu nibaza ni kuki dukora ibyaha tugasaba imbabazi. Dore ukuntu byubatse. Yesu yagucunguye cyangwa yagupfiriye mbere yo kuvuka. Afata bya bindi ujya wibonaho n'ibindi utazi byose warabikurura abyishyiraho. Amaze kubyishyiraho arakwishyurira kugira ngo igihe uzavukira uzahure n'ababikubwira bino turi kukubwira ko ikibazo cyawe cyagize ute cyarangijwe n'Imana. Noneho umutima wawe iyo byemeye
nibwo ubugiye wabona ijuru. Iyo utarabyemera ukomeza kwishakira mu bikorwa byawe icyaguhesha ijuru wowe, noneho ukajya ukora ukumva ntaryo wabonye, ukumva ngo yaranagupfiriye, ariko kuko utabyakiriye mu mutima ugahora wumva n'ubundi ijuru utarifite, utari n'intungane imbere y'Imana. Wowe uri gusabwa ubwo ugize amahirwe yo kumva abavugabutumwa bwiza, urasabwa kwemera icyo gikorwa Yesu yakoze. Ntiwirebeho wowe ntiwirebeho, urebe icyo Yesu yakoze. Numara kukireba ukacyemera, biraguhesha kuba umwana w'Imana no kubona ijuru nta gikorwa cyawe kigiyemo. Bibiliya iravuga ngo umutima ni umuntu abyizeza. Wabyizeza Imana ikakubaraho gutungana. Ntabwo ari ibintu, ntabwo ari ugutungana wowe urakorera. Mu Baroma mu gice cya 10 ku murongo w'10, ngo umutima ni umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, akanwa yakatuza ibyo yizeye agakizwa. Rero nta muntu uzajyanwa mu ijuru n'ibyo we yakoze, yagiye ajyanwa mu ijuru n'ibyo Yesu yakoze. Umuntu yabyemera bikamubarwaho. Rero Ivona, ibikorwa byawe urasabwa kutabireba, ahubwo we urebe iby'Imana yakoze igucungura. Urumva Ivona aracyari no kutwumva kuko aracyari kunyakira amajwi ye. Urumva we yumva koko Yesu yaramupfiriye ku buryo yumva namwizeye yabona ijuru, ndetse akanumva Yesu yararangije icyo gikorwa. Ariko Ivona akabangamirwa no kuba kibonaho icyaha. Yego, ajya agira gutya akabona yakoze icyaha. Ni na benshi bameze uricyo Ivona gusa. Yego rwose. Noneho kuba wibonaho icyaha ahubwo ukaba ujya unagikora, ni nacyo cyari gikwiye gutuma wumva ubutumwa bwiza, ukabona ko wowe kumbe ahubwo wabona ijuru ku buntu utirebyeho. Kuko ni wirebaho urasanga wowe ujya ukora icyaha ndi waba ukiribonye. Yego, kandi Yesu ntazagaruka gupfira ibyaha uri gukora. Noneho rero nicyo cyatumye Yesu, ariko Imana yimbazwe, Yesu yishyizeho ibyaha byawe byose utaravuka. Yesu na Alpha na Omega, yafashe umuntu wa mbere n'uwa nyuma nabo hagati bose ajyanira ibyaha byabo rimwe. Uzi ko ubona abantu bataravuka Yesu yabapfiriye, yarabyishyuye ibyaha kandi bataranatangira kubikora. Urumva ikibazo umuntu agira, umuntu abaho ntamenye ko ubwishyu bw'ibyaha bye bwabonetse. Yego, Yesu yafatiye abantu asiranse y'iteka ryose. Amen. Ikibazo umuntu abaho igihe kinini atabizi, nta makuru afite. Noneho rero ugahura ahubwo n'abantu bagushuka ngo bikora urutya ngo byihane. Oya, ntabwo ari byo, ahubwo ibyaha byawe byose byarishyuwe n'urupfu rwa Yesu. Rero tugiye gutanga umurongo wa telefone. Hari message reka tuyisome ntacyo twihute. Nitwa Gudumani, nanjye nshimiye Imana kuko yangize intungane nta ruhare mbigizemo, igatanga umwana wayo Yesu Kristo akishyiraho ibyaha byanjye, nawe akampa gutungana kwe. Amen. Yego, wende igihe cyagiye, reka twihutishe. Abacika ngo muraduhamagara ku murongo wa telefone tugendana kugira ngo tugumye tunaganire nanone. Nimero yanjye Patrice 078 3 167 163. Salatieri 0788 61 63 14. Tigo 0723 93 120. Iya Theophile ni 0782 7 99 8 77. Nyagasana agumye kubagabira ubutungane atanga binyuriye muri Kristo Yesu. Amen. Abo twabanye mwese turabashimiye. Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None si uwo mutwaro waba waraje kuwuturwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo, akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro Ijuru Ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera 2:00 kugeza 3:00 z'umugoroba.